je ntukiremo. Oya nawe ndagushyiramo. Nze sagara. Biva kuki? Biva kuki? Ndashaka munsanurire kugira mbashe kucyumva, ndabasabye n'abantu bari muri comment bamfashe, sibyo? Biva kuki? Kuba njyewe nawe turi inshuti. Ugahera ku munsi wa mbere undi kodinga, sibyo? Uhera ku munsi wa mbere undi kodinga, uransura ndi kodinze, turavuganye urandi kodinze kandi nta kibazo dufitanye, kandi wumva ko turi inshuti. Uba uteganya iki? Nana reka nkubwire. Muri iyi minsi hari ibintu twananiwe kwiga twe nkatwa abantu. Hari kuba tuziranye. Tunavugana ariko tutari inshuti. Ntabwo nari ngiye kuri ntuza ndaje. Warumbwiye ngo iki? Ubundi yego kiva kuki? Yego Kumva ngo abantu ni inshuti. Umuntu akakuganiriza muri inshuti cyangwa se muragendana, guhera ku munsi wa mbere aragusyara kuri kodinze, muravuganya ara kuri kodinze, target bari yihe? Icyo ni ikibazo ufite? Yego. Listen to me. Nana. Yes. Nukuba umuntu yaritiranyije ibintu. Hari ukuba tuziranye ko tutari inshuti. Dushobora no kuba tuziranye tuvugana ko tutari inshuti yo kuba nshobora kukwizera nkaba nakubikurira. Reka nkubwire Nana, I love you. Reka nkubwire. Uretse gato n'amagamba. Reka bansobanurire ndagusobanurira gute uri gukora ibitangaza. Nana kubareva yanjye kwanza. Twagusude twasaba kudamugutegera kaneba kandeke ngenda korera abana. Jihad washaka kuvugisha. Reka gusobanurira Nana kagusobanurira ikintu kimwe. Yego. Social media abantu barayitiranya. Allo? Yo ntabwo ari social media n'ubushuti busanzwe. Siyo Nana wavuze reka nkubwire abantu ntago bagitandukanya kuba ngiye nawe tuziranye cyangwa tuvugana. Umva nkubwire ikintu kimwe. Yatuma nkwibikurire ibyanjye bishyiramo request. Jihad shiramo request. Shiramo request sindi kukubona. Abantu bagateye ibintu bibiri, omukwano no kubera best friend. Nze nyinzo kujya nayo kugamba Nana wansiye bere nina yakanta kanuma. Utangiye gushama ikiganda cyinshi. Nje Kinyarwanda nawe urabizi. Okay, abantu bajye batandukanye ne kuba twaba uyu munsi tuvugana ko ngiyewe nagufungukira nkakubwira ibyanjye byose. Bibesha kuba inshuti bakabyita best friend. Hari kumubona Jihad sharing Jihad. Okay, Jihad andika muri comment. Jihad andika muri comment. Okay. Urumva? Yego. Nana hari umuntu kuzaho kubera ko hari icyo yakwifujeho cyabara kukujya ko. Ichukora kuko abantu bo muri no minsi ari babi, nshobora kuza kuba inshuti yawe mfite ikigendererwa cyo nzasohoza 2030. Mbese naje kuri mission as a friend. So rero wakumva ko mwirirwa umamagara, hi Nana, good morning, umeze gute Nana, you okay? Ukagira ngo turi inshuti. No, turaziranye ko nago turi best friend. Iyo maze rero kubitandukanye, buri kimwe cyose wekengera. None se ibingi bintu murabona bitagiye kuzamura umubare w'abantu bafite ama depression menshi n'abantu biyahura ku bwinshi, kubera ko ubundi twari tuzi yuko iyo ufite ikintu kigukomereye ushaka umuntu kiganiriza kugira ngo uruhuke, sibyo? Ariko ubu noneho buri muntu wese agiye gutinya mugenzi we avuga ati azandikodinga azanshyira hasi. Ntabwo bigiye kongera imibare y'abantu bafite ama depression n'abantu biyahura. Ntabwo ibi bintu mubibona. Ibyo nabwiraga Godfather ndamubwira uri murambaza ibibazo umwana wandi urenda ari muri depression. Ese ngewe mureke nanone ntanga opinion kuri iki. Iyi message ngiye kuyiha abakobwa n'abadamu muri rusange, nta ruhande mbogamiyemo. Abakobwa n'abadamu, iyo ushyize umukobwa cyangwa umudamu hanze mugenzi wawe, nawe uba wishyize hanze, kandi ikimbayeho uyu munsi nawe ejo kizakubaho as long as nawe ufungura amaguru. Murakoze. Turi kwisi nitayafungura turi kwisi.
ngiye muye abantu mwese uwo nzavuga muzandikodinge uzabona uko ari coding wandi coding iti ngiye ntabyo mvugira mu bwihisho ntavugira aha ikintu ntashobora kuvugira mu bantu igihumbi sinzabivugira mu bwihisho ndabakunda ariko mbatinya so mwebwe hano ntacu there's no friends Jihad ntabwo ndi kukubona Jihad andika muri comment ndagusabye Jihad andika muri comment ese ninjye utabona comment njye nyine cyangwa namwe nuko comment nari nazifunze okay okay comment nari nazifunze nari nazisigiye abantu bagize abantu bakoze subscription ariko munazifunguye ngaho ni mwandike shana bafunguriye ngaho ni muruhuke ni musure bikunde ndapfuye ibi nibiki ubu ngaho ni musure bikunde dore n'abafunguriye nari nazifunze ntago bacaka ibintu bisakuza urumva Jihad andika turebe Jihad please andika cyangwa ukande kuri request nkuzamure nana ibi bintu rero byo kuvuga ngo urukumva niba ugiye guhereza umuntu guys musharinge live ntabwo abantu bari gusharinga ntabwo muri no gutapinga screen mutapinge mugira umutima mubi muraba kene ku mutima mwatapinze mwasharinze live mwatapinze tukagera kuri miliyoni nari kubwira uyu muntu tugaruke ku itiku rya nyaryo ibi bintu ntabwo nza kubinyura iruhande Jihad shiramo request nkubone nzanwereke Jihad si nkubona hari Jihad muri kureba ntabwo mubona none se Jihad umva sohoka wongera ugarukemo no kwihuta wari wabifunze byawe okay sohoka wongera ugaruke mureke Godfather ibi bintu nicyo tubibabwira tugaruke ku kintu kimwe nabonye abantu urumva Godfather ibi bintu nje nakoze disclaimer ibi bintu mbizi nahamagaye Muyango ari akijya mu Bufaransa mpamagara Kimenyi kera hashize nk'amezi 2 ye twumvikana ikintu kimwe ntabwo ibingibi ari ukwinjira mu buzima bw'abantu aba ni ibyamamare ibi ni ibyamamare bibiri bibana so ubuzima bwabo babushize ku karubanda ntabwo ngiye nzigera ninjira mu muryango w'umuntu zamuka Jihad baza kabaza Godfather yego mbaza Kimenyi afite inshuti right afite Kimenyi agira inshuti za Kimenyi Muyango afite inshuti nawe nta nshuti agira ndi kuvuga mu buzima bwabo busanzwe ntabwo barabagira ubuzima busanzwe waritse nkakubaza ku kibazo urimo gushaka guskipinga my questions Godfather Godfather afite urumva nubwa mbere nje gutesa kuri live yawe sibyo please mbabarira unyumve gutesa okay nono rya Yves afite inshuti ze nk'umuntu mu buzima busanzwe tuve kwenda ari umustar tujye mu buzima bwabo busanzwe sibyo Muyango afite inshuti ze zo mu buzima busanzwe twese dufite inshuti mu buzima bwacu busanzwe outside of social media sibyo hari kuba dufite inshuti zacu twari dufite kera noneho nazo ziza kwinjira muri showbiz sibyo ariko ndari inshuti zacu za kera twaraganiraga ibintu byose uwo Muyango ntiyigeze aza out ngo avuge ko hari ikibazo afitanye n'umugabo we first of all mbere yuko urumva uwo Yves ntiyigeze akoresha social media vuga outside bishinga Godfather bakasongoyeho murimo murangiye munyumve neza kubera ko ndubatse I know what I'm talking about ubu bwabo nta muntu wigeze aza hanze ngo atangaze ngo njyewe Muyango natandukanye n'umugabo wanjye njyewe Yves natandukanye n'umugore wanjye banyemerera gusubiza aho ngaho yego aho ngaho ntabwo ariko byagenze barabikoze ndakubwira uburyo babikozemo nyine banza wumve ndakuvuga ko batabikoze uravuga bo ku giti cyabo yes ndakubwira uburyo babikozemo nyine aho nongeye kugera manza wumve kamaze gusobanurira abantu ari ubuzima bw'ibyamamare butandukanye n'ubuzima bwacu ni ukuvuga ngo
kugira ngo ibintu binaturike binamenyekane ku munota wa mbere, mwe ntabwo mwabikurikiranye. Twebwe dukurikira amakuru y'ibyamamare umunota ku wundi. Ibi bintu byaturitse umunsi unani Muyango yagize anniversaire. Urimo kunyumva? Kimenyi kandi ya nta hujya gumanda kandi ni we nyirabayazana y'ibi bintu guma madam. anze mva ko neso afata amafoto ye yabo ikubizana kuri media bigenda gute. Kimenyi yafashe amafoto y'umugore we yose arayasiba urukuta rwe yashiriyeho abafana aduhera amakuru ya buri munsi. Igihe cya anniversaire kigeze turi kumwe Kimenyi yanga gupostinga umugore we itangazamakuru biracitse mwaratandukanye. Nana nguyu hano ni wahamagaye Kimenyi aramubwira ati reka ibyo bintu genda upostinge madamu wawe nguyu. Nana ndakubeshye yes or no? Nubwo buretse gato nubwo Muyango atigeze amenya umuntu warwanye intambara ijoro ryose kugira ngo Kimenyi aje gupostinga cyangwa areke kugaragaza ko ibintu byacitse n'uyu nguyu. Yes or no? We mpindokiye rega mafite amakuru urukuvana na so aba kadisisi ntabwo nongera ubuse uradutandukanye utemwe kabyara na okay Natasha urira linda ko ndashaka gusubizana nana. Rero iyo icyamamare kiratuzi tuba tuzi ko hari buze gushya umwana w'umukobwa umudamu we fiance w'umugore we akunda wamubyari akagira anniversaire ntagira ikintu akora nta mupostinge. Igihe kikagera uretse gato agafata amafoto y'umudamu yose akasiba ku mbuga nkoranyambaga niko aba yavuze ko hari ikibazo. Turi kumwe itangazamakuru bakagira gute rigakacira. Impamvu yatwekereye bazamura Jihad arimo arakubwira ngo muzamure dore ngo Jihad sindi kumubona muri comment section aravuze ngo nzamura umbwira ibyo mbwira nari ngiye kumuzamura munota mabi nguyu muri comment akira barara muzamurire byananiye akira modere tumunzamurire wembe mwe murabimenyera rega nubwo nanjye bafite umudoma mwinshi. Ikibazo cyawe wari obumye abantu bakoze Sibu abantu yego mwese murabizi yuko dukunda gutwika right? Nje ntabwo ntwika banze nyumve mujye muvugisha ukuri. Nshobora reka nitanga urugero nshaka nayigeze nko gupostinga ngo I am divorced ndagenda downloading ibipapuro bya divorce ndabipostinga muranyumva iyo urumva. So rero niba barabikoze bombi n'abastar bashobora kuba umwe yarabikoze kugira ngo batwike. Ngiye ikintu ndimo kuvuga hari uwigeze aza out hano araza aravuga ati ngiye natandukanye na runaka cyangwa twebwe mwebwe twajaginze bitewe n'ibyo tubona sibyo mutandukanye kujajinga no kubwira cyangwa se urumva nicyo nashaka gutandukanya. Noneho icyo kivuyeho babandi b'indani ubwo nanjye ndagenda nikiramo ko twese turi abantu babandi b'indani wenda tubizi urumva nitwe twasohotse hanze tujya kubitangaza tujya kubatangariza mbese tujya kubatangira itangazo urumva ariko urumva niba byaranabaye byatanzwe na za nshuti zabo navugaga zo mu buzima busanzwe urimo urabyumva neza. Ntabwo twebwe aba social media ari twe twabizanye nuvuga ngo bifite intandaro n'umuntu wagiye kujya kureba iby'amafoto nuko kubera ko yarabifiteho nosiyo afite ahantu yabikuye. Urakoze wowe uri gukundana inshuti magara rero
Guki? ukaba uri gukundana inshuti zabo magara. Reka noneho tugarutse aho ngaho rero. Muri izo nshuti magara rero ahangaha amakuru ibi bintu biturika bwa mbere. Jihad yagize gutya afata uyu Natasha aramubaga koko. Ati mada mu muryango w'abandi. Nguyu Jihad ni wabi bwa mbere muri media. Hanyuma Natasha aravuga ati ndagutwa. Niyo makuru angeraho. Ati ndagukubita ikinyafukunda mpaka ibyo bintu bivanye Jihad ngo agira ubwo bikiganira kivanaho. Akora igisaba imbabazi. Nyuma Jihad abonye bitwekereye atakirezwe ikiganiro aragenda arakigitinga. Jihad iyi nkuru itangira waracecetse wangiye kugira ikintu yivugaho. Nguyu Natasha ari hano. Amakimbirane yawe na Natasha yarangiye ati ijambo ni iryawe niba ntacyo bigutwara. Ja wanabona ubu Jihad adahari nzeka ngende neba kibana Jihad ntago bikunda ko mvuga gute se yashyizeho mute umva dore banza wa mu mute nzikanga kuvamo nese ninda mu mutinzi nta network afite wari yongeri umuntu iyo ntuza amu mute nzagiye bitwara amasegonda yatangaje kunyiriza kuri pano yawe men ibintu kugira ngo fungure mic bikunda ese ko warakaye kuko hano twifungura ibi ntabwo nakubwiye defunga muting ku pano turebe namanuke yongera azamuke hari ukuntu iyo umuntu yamutinze okay ngaho vuga twumve iramutinguye vuga uretse ntagira mute okay ngaho fungure. Okay, now wavuga. Ja. Turakumva Jihad. Ntabwo mwe mumwumvise? Ja. Namwumvishije. I think China network. Arayifite. Ja. Arimo arandika hasi ngongera. Okay. Ngaho uretse gato ngaho akiri. Urongera mu mutinze. Ni ongera unmute. Kandaho Ja. I think Jihad jari China network. Na network. Simubwiye nta network none se gute umuntu akura muri mute gatinda gutya. Okay. Ngaho vuga numve. Na network afite. Ja soka va kuri live wongera ugaruke. Reka okay following nanjye ngo following. Byari cyangwa TikTok yakufite amanuza we. Ndarengana yanjye niyo nta kibazo ufite. Nana wongera umunzamurire. Hasi hari umuntu uri murandika ngo muvugane kuri telefone. Nagaruka ndamuzamura. Reba niba yaje. Hanyuma ukande kuri request Jihad. Hari umuntu murandika ngo muhamagaye kuri telefone na yakiriza urire ko ngayo geti. Musharing era. Guys tap this. Mutapinge sikigeragana ni network. Ikibazo ni network ariko hari n'umuntu mbwiye TikTok iranyandikiye Godfather impa. TikTok yandika mu Kinyarwanda se Godfather impamvu nuko bera iri ya firi hejuru. Guys tap this. Wabulori mwe kanzije ko level yange otandise kansoke njijeko. I know. Kansoke njijeko. Zamurira Jihad. Nabanzaze ntabwo aragaruka. Uretse nkajya kuryama ho Godfather ko bitinze. Ariko surahunde Jihad ni wowe umuzanye genda gake. Okay, reka muzamure Jihad aje kubera wowe. Godfather impamvu reka nimba hari icyo ashaka kumbwira ngiye namuhamagaje. Bamuzamuye. Jihad. Godfather impamvu biri kwanga no kubera goro batari kuyikoraho. Okay. I see. Jihad bavuga numva. Jihad. Jesus. I think China network kandi nabikubwire yago birimo byumva gwe mu buryo. None suri kunyumva? Urakumva none. Birumvikana. Uri kunyumva? Turi kukumva. En fait bya bindi bakandaho ngo mutinga ngo gira gute nta biriho hano.
imbere yanjye gende kubireba Biriho. so ngo bimeze bite Nukuri kuri level yapfubye kanda hari yumanure iriya maningane birahita biza bikonde ubundi amakoini bake baguye yashyira he ibyo ngibyo je ntabyo mbanzi ibintu bya TikTok ntabyo mbanzi Jiha. nkawe nk'umuntu hano ngo bimeze gute ja hano rero nk'umuntu wa buretse umfite ikibazo nakivuga ureke kuvuga umeze nk'uri guca amakoma Godfather ya please mwareka uwo si okay guys mutafite screen kugira ngo tuze kumwumva Natasha ngoje nguyu ntabwo se muri kunyumva turi kukumva turimo turakumva rata Jiha. okay twagiye wasabye imbabazi nzisaba ariko nde ikintu cyaciye ugikuba ejo nuko Jihad ngo video wakoresheje ushumika Natasha ku bibazo bya Muyango na Kimenyi ngo wayihawe na Muyango uri umukozi wa Muyango Godfather ibintu bimeze gutya na buretse nimwe muba mwizanye reka babivuga uko muba mwabibabwiye dada upo urimo urumva arimo arajya arimo aranshinga ngo Kameze muri mute numve wowe vuga ibyawe ntuzata kuvugira kuko biraza utazajya ushirisha amaba nibyo nanjye niba ndamubwira mu bintu bya ngo turwane reka yivugire ja wimera nk'uca amakoma ja Godfather arampamagara arambwiye ngo nishyuye Keza amafaranga ngo nimba ngo n'undi mugabo ngo batege ngo Muyango ndamubwira ngero mvugisha ukuri vuga ku bintu bindeba kuko jewe ibintu bijemo Keza n'abandi bantu vuga ku bindeba ibindi simbizi kuko urabizi neza twaravuganye ibyo Natasha ibyo ntabwo none niba nta bindeba biri aha ngaha nje kufanya nini hapa sinkizi icyo baguhamagare sinkizi Jiha Godfather goodbye baby I'm not kidding Jihad gumana mumbe Jiha buretse manza bitanye ikihe kubazo n'umuntu kuri kumbuza kuvuga Jiha Muyango yagutumye gushumika Natasha buretse gato aguha video urazura muragira ibisiga maze bakubwira rindira kabagirwe imbwirisiga wambwawe ndakwiyamye Natasha avuga ibyo avuga ureke kuza kumbeshyira aha ngaha barakubaga uragenda ujya gusaba imbabazi kabagirwe ibisiga wagiye gusaba imbabazi mukobwa warekiri wano gasaba imbwa amazi wandaya Natasha navuga ibyo avuga nimba afite ikibazo jewe tuvugana madamu wagiye gusaba imbabazi nakubugumya te warekizwe kiri wano wamakuri Natasha tugende gake Natasha wabadeke wabayiki Natasha yafite umujinya avuga urugande buretse uzumwumve niki Jia njye namubwiye ngiyewe cyiza amazima yavuyeyo kibazo mfitanye n'umuntu nibyo buretse gatoya waretse ko nanjye numva mushobora kuba mwashyirishijemo muri izi live zanyu aha ngaha ko wagira ngo habe ko muri nuze mwambwiye icyo ibijya muvuga nkigendera ko reka nkubwire Godfather aravuze ngo reka mpamagare Jihad kwa kundi ubuze ashaka iki Godfather saba nkumbuye aha ngaha arabizi ko tuziranye ndagusomye Jiha warabyendeye najyayo bivoyisi kumvikana ikintu kimwe tugende uretse gato mwimvugiramo ntabwo nyegeze kuvugira uruhande ngo nyiri tiko Jihad wavuye niwe muntu wa mbere muri bibazo bya Muyango na Kimenyi watatse umuntu wa mbere uza wataka Natasha uretse gatoya rindira hano ese ubundi mwavuze ko ikibazo kimeze nkabasubiza je ntabwo nje kwisobanura hano sinjya nisobanura mu ndaya uretse sinjya nisobanura mu ndaya no kuko abantu bose bakoze hano bamwe na bamwe ridaya mbwira ibyo mbwira nanjye unshyizemo indaya ni wowe oya sheri mvuze bamwe na bamwe hano mami sheri wowe ninjya no kuvugura amanuka kuko si tukana ahantu uri ndakubwira wibeshye niba ndi indaya ubu uzazenguye Jiha okay reka tubeseriye noneho tugire tubeseriye ukumva iyo ugiye kuvugira hejuru ugiye kame mechanism ndafaza kuvugira hejuru ndabaza uri mu bantu bakoze ikiganiro kibasira Natasha hano yes or no
kibasira Natasha yego uzana n'abana be umva video y'abana be nyine wimvugiramo ikiganiro umaze kukizana hanyuma ikiganiro waje kugisiba ukivanaho ariko ukivanaho uko Natasha yaguhamagaye arakubwira ati Jihad warenze umurongo utukura ntabwo ushobora kunyibasira muri ubu buryo. Jihad wabyutse mu gitondo ucisha itabona ikiganiro uragenda ukivanaho ukora ikindi kiganiro gisaba imbabazi. Ariko ikintu gitunguranye mu magambo angera havuye ikuzimu mu kirunga wavuze ko iyo video aya magambo nabwiwe ejo nahanga byaravuzwe hano ejo bakukomoje wose ndi kuko abivuze bivugwa ko wowe wavuze ko byavuzwe nande iyo ari ibintu biri kuvuga muke muri vuga ibintu byumvikana bivugwa ko wowe iyo video byavuzwe nande Natasha amaze kubitubwira nona Natasha subitubwiye okay ko iyo video wayihawe na Muyango kugira ngo ushumike Natasha. Turavuga ati bishoboka bite Jihad asigaye akora mu iposta ku deliveryinga ibyo abantu badashobora kwivugira. Niyo mpamvu twakwifuza wowe ibyo bintu byarabaye koko kugeraho ukoreshwa ugakora ikiganiro ukanagisibishwa ugakora ikindi ariko Jihad ikintu ngo cyababaje kurushaho icyo kiganiro gisaba imbabazi nyuma y'iminsi mike yagiye hahandi hasaba imbabazi uhita uhavanamo. Ijambo ni ryawe. Umva nkubwire Godfrey reka mbikubwiza ukuri. Iyo video nta muntu wayimaye memu na Muyango ntayo yampaye. Ni video nanjye ubwanjye nifitiye. Yesu Kristo. Iyi code dige ubwanjye nari code muri telefone yanjye ndayifite. Uri kumva? None se Natasha nguyu. Natasha buretse gato cyane ngo ngwiki aho yayipostinze hose twazikuyeho. Uri kumva? Iyi video ndayibika. Uri kumva? Ikintu cyatumye yipostinga. Buretse gatoya. Rindira gatoya njewe shaka makuru please unzanire ibintu byo kunterekera amagambo mu kanwa ndangije video subiza inyuma kuko ni video nari codinze kera video subiza inyuma ndayumva sanga uyu mugore ari kuvugamo ko abana ngo bazaba ngo nka anko Kimenyi aba bana se bafite se witwa Kimenyi iyo video ndayifite natawi kwikanga gutyo ndayifite abana bafite amara harimo Dadike ntago harimo Kimenyi please bafite ngo ankoke nuko rero mu mihanda twebwe tuba tubazi kandi urabizi neza yuko uziranye na Kimenyi byinshi cyane mada tujye tureka kubeshya ejo si wowe wari uri kwivugira ngo niyo yacu kukuguru n'ibiki byose dukomeze iyo video ndavuga Natasha ni wowe wizanye hano hamwe mvuge nawe uraza kuza kuvuga ngwande kubanza uvuge ndaza kuvuga nyuma umva nawe bawambabariye ukaba uri kumvira hasi ko jewe ntashaka kuvuga n'abahantu ariko n'ibiki ivugire Jihad ndakuba ivugire oya buretse je nubahanana nivugire ntacyo gutwara ivugire ngenda jya mute reka ivugire ubwo nteza amatwi ndiko kumva okay noneho buretse video ndakunkora ikiganiro nyivugaho turi kumvikana uburyo bwanjye nabivuzeho n'ubu video ndacyazifite zarakaswe turazisevinga noneho njyewe ikiganiro nagikoze nyuma umushuti wanjye wenda na Natasha ni famille nubaha nkunda arantelefona si ngombwa ko muvuga hano kubera ko jewe uwo muntu ndamwubaha arantelefona aranambura uri kumva arambwira ati Jihad wakoze ikiganiro uvuga yuko bivuga yuko bari abana bishobora kuba ari abakimenyi na Natasha nukuri ntago ari byo sabe uri kumva kuba abantu baziranye ntibivuze ko bana babyaranye shashu rwose ntago ari byo kandi n'abana amasura bayashyizemo agaragara noneho ni kandi aravuga ati ikindi yambwiye ngo tuvugane cyangwa se ashyireho bavuga bw'iki abavoka bakurege kuko warengereye washyizemo abana ndamubwira ntishu ntimuvugishe nijye mu buzima bwanjye sinkunda ibintu binteranya n'umuntu ikosa ryabaye nuko hajemo n'ishusho y'abana kandi jye sijya nkora ibiganiro birimo abana muzabyitegereze n'ikosa ryabaye nuko ntigeze mfuka bariya bana kuko ni ibintu bitari confirmed mu ntega amatwi nariko itsoke njyewe turabikuramo ntari ariko nawe nabone kumumbwirire kuko uyu mugore nta na nimero ziwe nagiraga please mvugana na team ndabibabwira
baje turavugana turabisotigana babwira ni rero njyewe mu buzima bwanjye uretse niyo bitaba abana umuntu wese namukoze ikiganiro mpora mbivuga n'abantu mwese murabizi aribi nko kugira ngo bitere intambara uwo ni njyewe cyangwa no kuzana ibintu byo guterana amatika adashoboka. Ikiganiro ndangije uyu nguyu aransobanurira anasobanura na situation yababyayemo sinje kuyizana ahangaha n'umubyeyi ibyo sinabivamo kuko ntiyabyizaniye aha ni ibintu twavuganiye mu gikari. Ndangije ndamubwira nti tuza jewe ndabikuramo uri kumva ndagaruka ndicara nkora ikiganiro ndavuga nti muribuka tuvuga kuri ibi aba bana ntago nkuko byavugwa Save yababyaye nabuyu yababyaye gutya na gutya nta nubwo ibyo bintu twakwirirwa tunabyinjiramo uri kumva. Ndangije ndamubwira namusabye imbabazi mu mbere uri kumva. Ndangije jewe ndagenda ndegama icyo kiganiro kiracyahari nako kanabivuzemo karacyari cyatari baba mwanwe amashampanye menshi nimumenye ko bihari ahubwo ikibazo gihari urashaka gutukana nanjye kubera ibyo bintu byabaye kuko iyo video irahari zishobora no kuyikoraho niko bimeze Natasha ntuze kunyikorera muri iyi mihanda kugira ngo kuko nanjye ntundushe umutwe munini wo kwitora arimo aragushyushya arimo arabona rero Godfather wiza cyushya ahangaha n'ibiki byose je sinkunda umuntu mushyirira amagambo mu kanwa uwo ni njyewe ona kubugumya ikindi nta muntu wantumye nta nuwantuma kuko nta muntu wanegeka kuvuga ikintu nta n'umuntu kuko jewe nshaka makuru kandi ikindi Natasha nguhamagaye kanga twavuganye kuri telefone turi kumwe n'uwo mushuti wacu no urabizi ko ari umushuti wanjye tishobora kumuzana hanga kuko ndamwuba ubwo surumva koko Natasha ikibazo ufitanye nawe ni iki keretse ahubwo nimba ushaka yuko bijya mu mategeko nta kibazo iyo video irahari ndacyayibitse kubugumya nze wawurinde ko nkamvuga Mesrine nambaye ku macasi twacha umkazo onjagazaki nze sina cece kwagaza yabadangamba okay Godfather goodbye see you uretse kugenda amva jiha nta muntu waje kuguhamagara kuvuga kuri ibintu ejo jiha rateka mubwire nje nabwiye Godfather namwengeyeho na Jihad ibyanjye na Jihad twarabirangije. Jihad yasibye ikiganiro ndamubwira ikibazo cy'abanyarwanda ni kimwe iki ba promoting ntago bajye ba promoting ikintu cyiza kuko nta muntu n'umwe nabonye akatama ka video ngo agapostinga kuri TikTok cyangwa kuri YouTube avuga ngo Jihad yasabye imbabazi yakoze mistake ariko kubera ko dukunde byonone se niho mpamvu ba promoting ikibi ariko ikiza ntibagikire gute ntibagishira imbere namwanjye na Jihad nta kintu dupfa nta na kimwe rwose habi ibyanjye na Jihad twabimara ariko uyu kubera ko ashaka gushumika no kubugumya bari nyumvira umudamu uretse gato no ntabwo dukunda Jihad niki ejo nta muntu akubwiye kuri ibi bintu ninjye bikubwiye Godfather ntabwo wari wasibye ngo urakora live Godfather ubu ni se cyewe wambaza gukora live igihe cyose sinkora ama live okay so rero tukira ahangaha Jiha sibyo ibintu bijyanye na Natasha birarangiye cyangwa ntabwo birangiye ibintu byawe na Natasha birarangiye tugarutse thank you by the way mfatiyeho n'umwanya ntari nge munkure muri bino bintu kasta bari gukureba wabijemo none waje kuvuga ibyo twavuganye muri inbox ujya mureke mbabwire no twarabirangije nge na none se Godfather wowe urashaka kunteranya n'abantu cyangwa eno cyayagaragara kushumikisha imbaru ashumikisha nde njyewe Jihad umuntu ashumikisha ndakubaza ngiye guteranya n'abantu ndakubaza ibintu bivuga nguyu se wewe uri kubyivugira nyir'ubwite uretse gato Jihad none se Godfather ikibazo rukunika ni kandi ntutume mvuga ndakumva gushyiraho iyo foto ya
Muyango na Kimenyi ni uko bakunze cyangwa wayigize profile picture. Ndakubaza Nsubiza iyi saga tuyirimo reka cyane ndakwiyamye turi kumwe kwiyamisazi wanje ashobora ndakwiyamye rigewe mbere yuko ugenda umva nkubwire ese uri kuri ruhande bya bye uri kuri ruhande mu njye Godify ibitotsi biranyishe kanje kwiryamira rwose Mami goodbye Natasha mbere yuko ugenda Jiha Natasha bye shu hanyuma ikindi Mada umva kadamagurike katuza mu nzira we mukarutera ngewe ubu ngubu nta muntu tuzajya tugira ibintu nabibaza umuntu tuzajya tugira umuntu uzajya ungiraho ikibazo hano umuntu ukunda gushaka amakuru umuntu uzajya wumva namubangamiye mu nkuru nakoze ajya ambwira aho kugira ngo ate umwanya we cyangwa ikigewe ngende umuntu wumva naca bugufi ariko iyo nzamukanye nanjye ndazamuka ikibazo cya Muyango na Kimenyi ko nakivuzeho ja aho wabaci ikibazo cya Muyango nk'inshuti yawe Muyango ni inshuti yawe ja Muyango ni inshuti yawe jewe ntago njya mvuga inshuti zanjye rero bye Are you sure yego Ngo kwari wewe wamudrivinga gumutwara kwa bivuga ko ari wamudrivinga Kimenyi mutwara kwa gatwarwa intambike gahambe Jihad ko ro watwara gura mugabo mutwara kwa Keza Jihad ndapfuye we Godify ubona usanga mu ngomba ku complaining uzasanga mu ijuru no twumvikane mwafashe none seriye tuye tugenda gake sibyo twumvikane nabyinde n'amasere ukunda amasere okay kandi kintu kimwe ntabwo njyewe njya mpubuka Natasha ibi bintu urira nawe Godify ubanza ushaka ko nanjye mvugira hejuru Godify the Nelson wamfa ko mvira ko dara bisobora kuvako kubana reka ikintu kimbabaje kurusha ibindi urukumva ikintu cyambabaje kurusha ibindi nukuntu mu gitondo naguhushije ntuvuge Nziko ari wari gushira kuri ibi bintu you know everything ariko wagiye niba wanyereye niba byagenze gute ariko nafite ibitotsi ndarangara ndagenda urukumva wanga kuvuga uragenda wumva ikiganiro cyose reka twumvikane ikintu kimwe ibi byamamare cyo twumvikana ntazagira umuntu umfata nabi aba ni aba superstar ni ibyamamare iyo mwaje hano mugafata life yanyu mukayiduha mukagira inshuti zimeze nka Keza bakagira inshuti zimeze nka Keza mukwana kajya kwa Keza mbere yuko aguha umupuri agashyiraho telefone akarikodi Natasha cyo tubaseriye wowe urifashe ugiye kubitsa amabanga Keza kandi Keza ntabwo agira telefone imwe okay Godify uranyemera ngiye mvuge kamukanyuma nigendere sibyo that's why I'm recording nivuga ngo iyi niyo sirogi ifite mu mujyi wa Kigali mbere yuko ugenda twumvikane nana ababaje kino kintu nawe ababaje kino kintu aravuga ngo niba inshuti zacu kumubwira ngo waranse umenya ko ari record isigaye tuzizera bande tuzakora iki kintu kirahari niyo mpamvu Godfather urukumva ndimubwira ngo ndabakunda ariko mbatinya kubi Godify ngiye ubundi kankubwire ngiye moto mgira ngiye mbere na mbere ndizera Imana yandemye uwa kabiri ndizera uwa gatatu nizera Kimenyi uwa gatatu nizera icyo bita umugabo bita amafaranga uwa gatatu nizera Imana yakuremye uburetse ngusobanurire uwa mbere ni Imana icya kabiri ni Kimenyi okay Kimenyi ni uwa gatatu nzeka ngende bayisura Godify Godfather ikintu cyose udashobora gukipinga muri wowe ukakibitsa undi menya ngo n'undi nawe n'umwana w'umuntu biramuzitowerera biwomurara cyo tasohora kutereka to kigaba abantu muri Kigali mfite amamodoka ari kugurishwa muze mbagurisha amamodoka muve kuri mamoto niba uri Kigali abanyarwanda n'amafaranga zigura hari amamodoka urukumva i Kigali hari amamodoka meza cyane dore ngize imodoka zitandukanye iyi ni imwe ngira ngo ubona ko ari imodoka nziza cyane kimeze neza ku mafaranga make ngira nikira dore dufite amajande cyangwa amaringi meza cyane
wowe ngana ngukubite nimero ubundi wibonera imodoka y'amafaranga make. Icyiza Imana iramfashije ibintu byose bigiye ku mucyo, buri munyarwanda wese wari waranyifasheho ariko reka mbabaza ntagenda cyabaza, reka tuve kuba wenda muri abasitari cyangwa se muri aba public figure, muri aba bloggers cyangwa iki, muri iyo ibi bintu nk'ibi birangiye mutekereza kuri bariya abantu ahantu bicaye what they are going through? What do you mean? Reka nze nkubwire ikintu kimwe na njyewe ndi kwibaza, njyewe murabizi ntabwo nziranye, hari abo tutaziranye muri iyi saga, sibyo? Muri iyi saga barimo, ariko noneho reka niba njyewe nishyire mu cyimbo cy'umwe muri bo, sibyo? Noneho nkasanga abantu 5,000 munyicayeho njyewe n'urugo rwanjye, noneho birarangiye, mutekereza ko iryo joro ndi buryame? Umva nkubwire ikintu ugomba kumenyana na ibi bintu ntimwigire nk'abantu. Iki nicyo kibazo dufite muri community, murashaka kugira ngo tumere nka bose twa mugani wa Jari tuvuga kwa Mukabutera, tukumvikana ikintu kibazo bagira bareka bino bintu. Okay, listen to me. Byonyine tugiye kujya nko muri iyi saga nguyu Natasha uri inshuti ya Kimenyi, niba mbona kwa proteins muri iyi saga kubaza buretse gato kinini amezi ararenga 3 na nawe ba nta kintu muri iyi saga, nta kintu kigeze kivugwa. Ababloga niba ari abantu bagize ibanga mu bintu byose, Muyango na Kimenyi ababloga babagiriye ibanga. Uko ni ukuri kwambaye ubusa, babagiriye ibanga kugeza igihe ba nyiri ubwite ibintu babifasha babyishyirira hanze. Uko niko kuri. Urimo kunyumva? Yego. Mwebwe murashaka kugira ngo tuzanga twese tube uncle, tonto, sister, shushu, fataka. Aba bantu bageze aho ibintu byabo babyishyirira hanze. Kubishyira hanze ntabwo ari ukuza ngo bakorera gati twashwanye, oya. Batanze message ko bashwanye, bafata n'abasitari n'ibyamamare. Genda urebe umugabo wari hana y'amasaha avanye amashuri kuri platform ze y'umugore we, byagenda bite? Isi yose itakoka. Ubuzima bw'aba public figure turi kumwe, iyo mufashe ntabwo ni it's a news, it's a content. Niyo mpamvu ari public figures, ntabwo ari kwinjira mu buzima bw'abantu. Turi kumwe? Impamvu rero badashobora kubisolvinga gutya, my friend, ntimukajye mufata ababloga nabi. Ntabwo ndimo kuvuga mwebwe muri babi, ndi kuvuga ngo wafashe your time uganiriza Keza neza, sibyo? Outside of your platform, sibyo? Ubanze wumve iby'indani, wenda hari ibyo atavugira, uganirize Muyango, umenye ikibazo nyamukuru kiri he, ikibazo mwakibonye muzaho kiri. Umva nkubwira ikintu ugomba kumenya. Aha waba ugiye gutuma twinjira deep, hari byinshi mutazi. Byinshi bitavugwa. Hari byinshi ntugende wibeshe, ntugenda turashwana. Niyo mpamvu uvuga hari ababigenderamo. No, stay there. Buri kimwe cyo voice was buri mvako gwe. Bawo turi atu voice ni duto. So gwe gundi urukumva? Ndeko. Turi kumvikana turi. Mwebwe nana hari ikintu mwumva. What you have to know, ibingibi mwabonye nguyu nguyu Natasha bari no kuvuga ngo byageza aha harimo saga ndende, ibintu nakatsa mutwe. None si yo saga ni wiyizi kuki utayishyira hanze ngo ikemurwe? Ariko se ani karatanye nkibarize nana. Mureke twembabaze. Tuyishyira hanze. Abaretse hari mureke ngende ndashaka kuvugana na Godfather, kubera ko ibi bintu abana bari bubigenderemo, abana amadepression araza kubica kandi bizagaruka kuri twe twese. Mureke ngiye mbibabwira, ndababwira kuri mu nyange cyangwa mu nyunyanze kaninde ndababwira Godfather, ngiye uyu munsi ndababwiza ukuri mu nyange cyangwa mu hunde nta n'umuntunzi. Muranyumva? Ibi bintu n'ubwa mbere ngenje gutesa kuri social media, ntago njya neza, urabizi, ntago njya neza, nta nubwo ngira drama, nta nubwo nzapfa nyigize, ariko ngiyewe ndeba kuri both sides, ndeka mbabwira ukuri. Keza is my daughter, okay? Waramubujije kuvuga ko iki yagarutse? Bure nyine mbanze nkubwira. Muyango, it's a girl that I admire. I like how she survives. Muranyumva neza? Ubana bakeya biteza imbere muri Kigali.
you get my point. Mhm. Kandi njyewe uyu mwana igitsina gore cyangwa umwana w'umukobwa arimo arizamura, I support no matter what, naba nkuzi cyangwa ntakuzi. Ariko noneho ese birakwiye yuko niba nzi Natasha in and out nza hano ku karubanda nkamuvuga ngo mubimenye? Ese birakemura ikibazo mfitanye na Natasha? Kubera iki wavuga ejo kankubaza ikintu kimwe, ngiye kukubaza, ugiye gutuma nkubaza. Mbaza. Your daughter, umukobwa wawe Keza, ko ejo ukamuvana kuri platform ukajya kumuganiriza, kubera iki yagarutse gukina amawudio y'ibiganiro yagiranye? Niho mpamvu Godfather kabona kamudirata muravuga ngo Godfather ng'ababroga uretse gato nana waraganiriza uretse gato ejo wagiye Weba uwafashe Keza ejo uramutwara ujya kumuganiriza. Keza yenso bige yakoze atego wamukoze size. Rinda ko no Nana yaramufasha aramutwara, turi kumwe. Namutwariye iki urabizi kuko namujyanye. Uramuganiriza, twumvikana tugeze neza cyane. Uramuganiriza, uravuga ati ngomba kugira ngo uvuge inshuti yawe hariya sinibyo mwavuganye. Yagarukanye backup ya Dekati papa. Yenso bige yakoze mureka komeze. Uretse gato kubera iki nyuma yo kumuganiriza ko atagomba kuvuga ku nshuti ye, kubera iki yagarutse none habwo ari kuvuga ibya kasamutwe? Why? Urabizi nyine ko namuganirije, niba yarabikubwiye n'uburenganzira bwe n'inshuti. Ariko nawe wibaza impamvu ni gute abantu wenda niba mami wawe cyangwa umushuti wawe cyangwa sister wawe akubwira ngo si ngombwa ko wanika mugenzi wawe ukabirengaho. Aha, no kubera niyo mpamvu nanjye mbabwiye ntago ari byiza yuko niba nkuzi in and out tukaba dufitanye ikibazo, ntabwo kuza kuri hano ngo njyewe ngo nkwambura ubusa ari byo bikiza ikibazo, ahubwo birakiruzamura. Ibyo bita ubunafiki. Ni ukuvuga ngo kugira saa tuvuge ibintu mu bindi siko bimeze. Abantu benshi njye ntabwo nigeze nganira na kimwe, sinjya nganira, ntabwo nawe nguyu njyewe ibyanjye biba ku karubanda. No, ikindi uretse gato yamanana ahangaha ngenza abantu benshi cyane no kubabona hano. Ibi bintu babizi cyane, n'inshuti za Kimenyi baganiriye na Kimenyi, inshuti za Muyango bazi byinshi cyane, bazi in and out uko kubivuga, ariko bace kubera ko uyu nguyu we yahise afitamo kuza kubikira ku karubanda. Ubundi subwirwe n'iki ko njyewe ntabizi mbere ya byose? Wamugane ndarengana atakati umuntu werekanye voice ukati none se niyo mpamvu oya mujye njyewe inkosa muzaze hano mumbwire ngo Nana wakosheje, muranyumva? Sinzaze hano ngo mukomeze munkuremo amagambo aho kugira ngo nimwe urangiza mwendingera ivu mutambwiye ati rero nuko tugukuyemo amagambo bwose urinjije. Godfather yabikora hashobora twumvikana ikintu ngera nkuru nk'abantu amagambo urakuya osikiriza neda hari abantu bagera kuri platform yawe bakaba nervous kubera ko babaye attacked, bakavuga n'ibyo batakagombye kuvuga. Like ninde muntu wabaye attacked? What do you mean? Keza like bakakwanjama Godfather abantu ba protecting abatumirwa. Godfather Keza mwamukoresheje Nsobi, mwamukoresheje amakosa. No uzantera ko yakoze Nsobi, uzantera ko yakoze ikosa kandi nawe ntabwo za kubemerera, ntabwo kubemerera. Listen to me, Nana ya protecting nzura mwana w'umukobwa. Nana nigeze wigeze wana bindakaza. Nana aje hano arambye namumanuriye live. Yes ndabizi. Afata live yanjye arayica, ndaceceka. Afata live yanjye I don't care, yarabonaga ari bwo buryo bukwiye for me. Urimo kunyumva nani Natasha? Aramufata arayitwara live yanjye arayica, bitega abantu 700. Twari turi kumwe se Nana yaramuhamagara gahari aramujyana. None uretse gato, none ko Nana mu kumutwara kwa ahubwo yagarutse yari Amavubi. By the way dusuvuje kuri jagenda wamutwaye ukamugira inama, ahubwo akagaruka none watari kuvuga, ahubwo ari kuzana
That's ariko why I'm recording. Akazana aduha recording. Godifa Oui. kankubwire uremera ko okay reka kuba kuri side ya Nje muri iyi saga reka nze nkubwire kakubwiza ukuri. Muri iyi saga nawe wowe wenyine wowe urangaha we nyabo. Aya masaha ni ukuvuga ngo objectif kanagiye guseka narumva mukazi ya mwabiza banange Godfather mwemera ko tutanganya ubwenge twese wemera ko iyi kese mufite n'ibindi mutarumva muzabyumva ubwirwa n'iki byarangiye n'igice se nakuzanira gishasha twajya muri diaspora se bite byawe ariko umva ngiye hari ikintu ngereka mbabwiza ukuri rero ikintu ngewe ndibushime ngewe buriya nanashimira mwangiye kubahamagara bakanga kuza noneho burundu nkari ntabwo bazaza nana je basubira kujya byawe ndeka tucicike bagenda kutugamba bamukoze sesensobi nare to musajja wabandi ngakimanye mufumba ari mu kwetonda badingane nayo wasebye ni badingane nani nayo Godfather ngenda kucicike bagenda kutugamba kuvuma ngenda kubire simu ngenda kuvuma jagara umuvumira ngo tude ngonywa nakado bakawaranje baka champagne I swear today attend this serious rero tugenda kwevuma kusiba kankugambe ikintu kimwe kababwira ikintu kimwe sibyo uyu Natasha nta reka nkubwire reka nguyu ngiye ibintu bimaze hafi amezi abiri itangazamakuru bari batangiye urukunyumva batangiye bafata aha na hariya abantu ibinyamakuru byose genda urebe nakoze live ikinyamakuru igihe banditse ibinyamakuru bya noneho byabaye open birandika kuko nagize we put the truth out bari batanze igihe kirekire bazana conspiracy linda ko nana nihamiye Kimenyi Kimenyi bimeze biti Godfather urabona Hosiana yapfiriye akana ka Yayiro urabona agera ku mazi aramuzura muhene ya ingurube azivara nk'amadimoni ndamubwira ugira umunsi mwiza mpamagara muyango bimeze biti njewe imbere y'iterano narasezeranye asubira mu ijuru nkuko yaje avayo ninjye n'umugabo akaramata urimo kunyumva ibintu biratutumba haza deployment twumvikana ikintu kimwe haza kwataka uyu mudamu baramwataka uyu Natasha baramwataka ngo yibye umugabo abandi ibintu biragenda tutumana na bizamwe ibintu bibi cyane ibintu biratutumba itangazamakuru ko nta makuru baba bafite abanebwe bagaceceka ndavuga kankwereke ngiye ntabwo Godfather nzavuge ngo byavuzwe ngo no ngiye uyo ntashobora kuzana ba nyir'ubwite gaceceka kabireka ntabwo nshobora gukora live ngo mvuge ngo urabona ngo avugwa ngo ejo na minsi naranditse nkora kuri njya kuri stat ndavuga ngo fata ifoto yabo ndavuga ngo uwamena umuceri nakiri kuri hanze icyo nashanga cyari iki ibi bintu byari maze igihe bitutumba abantu bagenda ndavuga reka tubigire gute bije ku mucyo itangazamakuru aya ma YouTube areke kwandika iki ubugoryi ibi bintu wowe uri kuvuga gutya wowe Natasha I know you know more muri ibi bintu uri kuvuga gutya ahangaha bafashe agatonyanga kikubita mu kivo ngo pa ikintu kigeze gisoka hanze muri isaga yibi byamamare bibiri turi rero kuvuga ngo abantu ngo baje hano reka mbabaze ikintu kimwe aba bantu ni ibigoryi hano hari umwana w'imyaka 18 nafashe nkazana no kuri pano hari ibintu hari umuntu hari ibintu mutazi muri ibintu ariko ibi ngibyo gututumba bivamo kumererana nabi izi saga zatutumye zongera guturika nyuma yuko twabyirengagije ziturika ruko muyango abwiye kano kana uramucanzara urukinzara abagore iyi bamwitanye Madiva naraye ntasinziri uretse gato Madiva niwe Madiva muyango uretse gato muyango abwira Madiva ngo ntabwo nakorana nande na Keza muri kuri show imwe tubyumvikane ntabwo nakorana nande n'umuntu wabemukiye aya magambo muyango yasubiyemo aravuga ati urabizi ubuhemu bankoreye bukabije ubuhemu muyango yavugaga butigeze burekurwa ngo buvugwe ubu ngubu muyango yimaga kagenda nase ko atabuvuze abwiwe n'iki wowe reka my friend I'm a blogger ubu
Sharomo amahoro y'Imana bane namwe. uzi ubuhemu yavuze yavugaga ni ubuhe? Ni ubuzi ubwo aribwo? ni ubuhe? Ni ukuvuga ngo Muyango yaravugaga ati urabizi ko abagore muhanisha abagabo kubima bakajya ku murongo, iyo umwimye kabiri ajya ku murongo. Urukunyumva? Ni bangahe baha abagabo babo buri munsi? Buretse gato none uko byagenze mutamenye n'ubuhemu Keza yakoreye Muyango. Muyango yaherezaga umugabo we yo kumwima umupuri, Keza akavuga ati ibyo akwimye hano ndabifitiye ingwano. Ntabyo muzi. No. Kimenyi yagera mu rugo noneho akaza afite afite energy adashobora gupfukama ngo avuga ati mbabarira ndakora ibyo ushaka. Hose iyi punisiyo ndi kumuha bimeze gute? Muyango akoze iperereza asanga nguriya naragenda akakimusiga papa. Uroko ahantu ubuhemu yamukoreye. Ahibaze nawe kubusho uyu mukobwa yageze akavuga ati impamvu buriya yireguye. Aravuga ati Keza neza cyane. Aravuga ati uyu ni umuvandimwe wanjye. Uyu ni umugabo. Ibyo wamwimye. Impamvu namukoreye ibyo utamukoreye niyi. Yagukora aho ugahindukira ugafunga. Ahubwo difayi kureba. Ndavuga ukuri niko kuri. Niyo mpamvu Keza yakimye ari amajwi. Aravuga ati Muyango wimfata nk'umwana mubi. Waramwimye. Umwimye. Ngiki kimenyetso. Kuko nari nzi ko igihe kizagera ukababara. Nkakubwira ko nagutabariye umugabo. Ngiye natekereje ko wari urwaye. Ndavuga reka ntabare umuvandimwe. Muha ibyo utagomba kumuha. Ntabwo ariko yavuze. Ndi kuvuga umva. We gukina ari amajwi niyo mpamvu ya muri that why muri coding. Impamvu ya muri codinze ni ihe. Ariko utari kumvana na impamvu ya muri codinze ni ya muri codinze kugira ngo Muyango nasakuza avuga atari ko umuntu yaje ambwira ko ahindukira. Jewe n'umugore mugenzi wanjye numva ngomba kufasha wenda wari urwaye. Urukunyumva ahantu hari ikibazo. So ahangaha niho hafi. Komano. Akantu kari kurusha kandi kari muri iyi kese. Naka. Akantu ko hari umuntu watwaye umutima wa Muyango. Ninde? Garamfurere wanjye. Hariya niho hari kurusha. Garamfurere wawe ninde? Mwandike hasi. Ele. So urukuba rero icyo nshaka kuvuga ni iki? Icyo nshaka kwasobanura ni ngibi tubyumvikaneho. Tubyumvikane banyarwandakazi. Iyi nkuru ntawe twinjiye mu buzima bw'umuntu ntabwo bizigera binabaho ko. Ariko Kimenyi ikosa yakoze nawe ikintu atigeze amenya. Urumva? Nukuntu atigeze asobanukirwa ko pinisiyo umugore ahereza umugabo we ari ukumwima. Godfather njyewe team main wife. Ese ubundi uri kuri side yihe wowe? Side y'ibiki? Kuri muri iyi case wowe nta side njyewe ndwanira kuri ntabwo njya side. Witegereje nande ari ndi uri muri iyi case? Kereka naganiriye nabo nkamenya ubu byavuye. Yanze guhindukira ajya kwa Keza mu guhindukira se twebwe nitwanga none se niba mvuye gukora niba aje ananiwe akavuga ngo ndananiwe ni ikosa bangahe se hano shunusha no kumara n'icyumweru kimwe bibiri udahaye umugabo cyangwa umugabo akakwima kubera kananiwe none se ni ikosa ku bantu bubatse barabizi kereka abajene none se ikosa afite niri kandi n'uburenganzira bwe n'urugo rwe ese twebwe biratureba iki se iki niba umugabo wanjye mwimye ubundi akaza kugusaba ukamuha ukamukemurira ikibazo ni ngombwa ngo uze kubikaza hanze ko wamuhaye.
hanyuma noneho kuba uri yaragiye kuregera, ariko reka nze nkubwira ikintu kimwe tugaruke gato. Kuba kuburiya baramwimye akababara ariko akavuga ngo akajya gutakira inshuti ye, yakoze amakosa Kimenyi. yakoze amakosa nyine. Tese Niba se none si ibanga ryo mu rugo ko ari irya babiri rirasohoka. Ese Godfa urubatse? ndubatse. None se ubu ngubu ndi umugore wawe, uranyumva shiri, ndi umugore wawe, nshobora no kutakwima, ariko kubera ko ushaka gutestinga uriya mukobwa ukagenda umbekera ko nakwimye, ntabwo ibyo bintu bizi ku bagabo. Ntabwo Kimenyi yashaka gutestinga Keza, kuko Keza ntabwo nshaka ngo uzane Keza Kimenyi na Muyango. Reka tuvuge kuri iyo point kugira ngo ibe clear. Niba nge nawe turi umugore n'umugabo, guys mwatapinze iyo screen buriya tukimana mu buriri, iyo nakigusiga ijoro ryose ukagera hanze ukabona hari agakobwa ushaka guha, kakakubwira ngo none se kuri married uranshaka iki, uzakabeshya uti uriya mugore wanjye nanureba amaze ukwezi atama, merewe nabi rwose ntaba. Uranyumva neza? Kugira ngo ubone icyo ushaka, icyo mukimenye ku gitsina gabo, kimwe nuko n'umugore nawe ashobora kuba yabikora. None se hanyuma tuvuge ko nukuvuga ngo tuvuge ko uyu nguyu kuba yaragiye gushaka kujya hirya kuvuga agahinda, yagerayo bakamurikodinga, amakosa ari y'umugabo. Kuba yarijyanye nta wamujyanye. Ndapfuye yababawe kumucirirwa kumubamba. None se yaragiye ashyira hanze urugo rwe, sibyo? Ibyo shikize hanze niba yabibwiye ari inshuti ye, ntabwo okay tuvuge yabishyize hanze, ariko nkuko ngo they are long time friends, numva ko wenda yegereye inshuti basanzwe bagana, sibyo? Ese twebwe twabimenye dute? Yes, inshuti ye rero hangaha niho ruzingiye. Iyi nshuti, thank you so much, zamuka gogo. Iyi nshuti ye rero ikintu mutamenye, bivuga ko iyi nshuti ifite gahunda n'ikintu mutari ni ukuvuga ngo iyi nshuti ye hari ahantu mutamenye, ntabwo yahaye Kimenyi gusa, yahaye Kimenyi ariko ahereza na Muyango pase. Nana nibyo utari kumva, Keza ya Kimenyi ariko ahereza na Muyango pase. None se Keza yabyiyemereye? Yabihakanye ate? Yabyemeye, ntabwo abihakanye. Mana yanjye, umva hano uretse gato. Keza na Muyango, umva hano ahantu mutari kureba. Keza yariye Kimenyi yumvisha aryoshye, aravuga ati rero reka Muyango mushakire undi musimbura wowe guma. Igo umva hano. Wumve neza wewe biteze nanjye ndaho narabuze wakomeje kumpamagara ariko hari igihe ndi mu kazi nabuze wumve reka nyikine uretse gato, reka nyikinire kuri machine. Noneho ikintu mutazi mutari kumva, uyu ni umugabo nuvuga ngo Keza Kimenyi kimara kumubwira agahinda ke, urukunyumva, hanyuma ko gahinda Keza kakamara Kimenyi, uzi cyakurikiyeho nana mu following gogo, hanyuma mutapinge screen imbere ko nkini audio kuko harimo amagambo y'icyongereza, mwandike mu live hanyuma mutapinge screen kugira ngo bataza kutumanura. No kuvuga ngo hari ikintu tumva, ubundi ukuntu gahunda ahantu ihera n'ahantu ibintu byabereye bibi, ahantu Keza tubanya kasa mutwe. Keza Kimenyi kimara kumubwira agahinda ke, yaravuze ati rero ndagacomeke kugira ngo utazima. Mwebwe ejo mwabyumvishe mwirukanka kubera bari kubisakuriza, mareka noneho mbibumvishe neza mu byumvi. Wowe ntabwo wabyumvishe mushinge live. Ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze ejo. Keza we Kimenyi kimara kumubwira muri amajwi twumvishe, Kimenyi ari kumubwira ati Muyango ntabwo bagima. Umuntu bita Keza yaravuze ati rero ushobora kuba Kinani Muyango yiziye. Afata uyu mugabo bita Jado, by the way ndashaka gukora disclaimer, ntabwo ari Jado w'isibo,
n'undi mugabo wita Jado, ntabwo ari Jado w'isibo Apostle Muyango oya n'undi. Uyu nguyu umva pase ya Keza kwa Muyango. Uyu ni Muyango nande na Jado. Uravuze cyane ufukisha. Oya mvugisha nta kibazo. Amakuru y'imiti. Meza wowe biteze. Nanjye ndaho. Arabuze. Mutapinga screen bataza kutuvanaho mutapinga screen. Wakomeje kumpamagara ariko hari icyo kandi mu kazi nabo kwifukisha. Birumvikana. Ariko ahandi warumeze neza. Bameze bo. None se nshaka ko tuganira ariko nkanjye nawe nakubaza nimba bazo. Nashaka kukubaza. Hari ubwo twatangiye turahura ukama amafaranga 500 muri rimwe. Ngaho ukabyarana. Mbabarira umbwire nyine nk'umugabo nanjye urumva ngenzi ndi umuntu uvugisha ukuri. Reka byose byigeze bibaho. Ntabwo byigeze bibaho basi twe twanahura basi tukaza no gusangira n'ahantu kuri bwaheze. Reka nyine urumva nyine umuntu abagenda yumva utuntu twinshi ariko ntakundi. Ubwo uzi ahantu byavuye ntuze wa mushuti wawe mwumve hano wawe n'ibimbaza nko bwaterekare. Nyine urumva nyine umuntu abagenda yumva utuntu twinshi ariko ntakundi. Ubwo uzi ahantu byavuye ntuze wa mushuti wawe n'ujya ubimbaza nko reka nta nubwo turahura habe n'umunsi n'umwe. Keza mana ya akunda kubimbaza ntabwo yaterekare ntabwo turahura. Umva n'urumva kuba akambwira ati sawa ngo cyangwa ngo uri kumvisha ntabwo yaterekare ntabwo turahura habe n'umunsi n'umwe. Kandi nyine nibyo sinajya kwirwa mvuga ngo ndabeshya cyangwa ngo ndagira gute ngiye burya nkunda kuvugisha ukuri. Nimba warabyumvisha ubwo nibishobora kuba ariho byaturutse kuko ajya ambwira ngo naramuhishe nubwo yaterekare ku muntu ndamuhamagara ntanyitaba ntabwo twigeze turana rwose. Kubera ko cyane nyuma ukimara kumpa akazi urumva yari yambwiye nyine ngo muyo amafaranga ndayamuha. Urumva nacyagenda ndi muri salo arampamagara arambwira ngo agiye kugushyira kuri konferanse ngo hari udufaranga yari akeneye. Barambwira ati mubwire kuri muri salo nyine wohereza uribyuka wohereza amafaranga ndi muri salo. Wohereza angahe 50? Mbaye 50 mbaye 70 hafi. Ahita ambwira nimwohereze nyine ngo yakeneye 30 ndayamuhereza na message ndazifite. Kuva icyo gihe ndakeka nta wundi urampa amafaranga cyangwa ngo tuvugane njye nawe. Reka hari n'ikindi gihe ahubwo wari wagize ari anniversaire y'umwana. Naho bwatereka rero ngese ariko mbwira ngo tujyane ngese ndi bujyana ahubwo reka muhamagare bena nimba n'akantu mwohereza. Wanda muhamagaye uhamagaye banza utaritabye icyo gihe. Ariko arambwira ati ngiye nimwohereze akantu k'umwana ajyana. Naho bwateye umunsi umuntu utari kunyitaba ngo yampaye rimwe ngo y'umuntu ngo 300 nyine nakundi. Hanyuma rero njye ntabwo ibintu byinshi umwiherere ubwo ngira ngo mubaze nyine ntabwo ibindi. Oya ntabwo nanjye gusimbona amazimwe ntabwo najya mwayo mazimwe. Abashaka ko dukomeza mutapinge ndahita nkomeza muraza kumva n'ibindi. Noneho hana na wabyumvishe? Nabyumvise. Urumva nukuvuga ngo ahangaha niho Muyango avuga ati umugore we washyano shayitani ni gute ushaka kuntwara umugabo, ni gute untangamo pase. Urimo kunyumva? Warangiza ukihererana umugabo wanjye akajya kukubwira ko ntajyamuha. Urabyumva? None se Muyango ni hehe atavuga ko uyu mugore ashaka kumurangiriza urugo? Mwabyumvishe? Ahangaha niho Muyango avuga ati wa mugore ibintu nkora uri umurozi, ibintu nkorera ntabwo ari iby'u Rwanda. Wowe uramfata ukanyoherereza ukantega umutego. Se uyu mugabo ntabwo abyivugiye? Reka nkwereke uyu mugabo conversation yagiranye na Muyango rero. Iyindi soma hano uyu bamaze kuvugana. Uru rugabo rwakomeje kumugigira. Somera hagira umuntu usoma. naba nakanya mvugishe hello twavugana
kuyabona ariko kubera iki ayasura sinayabura nta kibazo murakoze ndabizi neza yabura ariko numva naguhake ariko basi nusoza mvugisha hello ko ushaka rega ndashaka ko tuganira bitari kuri wowe iyi chat wayikuye Gira yawe na Muyango. okay Komeza. Iyi ni ya Muyango, uyu mugabo utereta Muyango. Uyu nukuvuga ngo uyu mugabo ni umutego Keza yateze Muyango. Umugabo muramwumvisha mu kanya. Umugabo aragigira biranga. Agigiye byanze Keza akamubaza ati nta muramurongora. Cumita umuntu. Iby'umwana. Warangije gusoma? nasoje Ntabwo birarangira. Dore komeza. ndashaka ko tuganira bitari telefone kandi nizere ko bizagenda neza kandi urakoze kumpamagara umva rero nkubwire wa mugabo we nahujwe nawe n'akazi kararangiye rwose ibindi biganiro nagirana namwe nta bindi biganiro nagirana namwe byariye nibigamije iki nagusabye inginga nyubaha nimba binanze iyo sinkunda gusuzugura nanjye sinkunda umuntu asuzugura urakoze umugoroba mwiza ariko n'ubundi nta gusuzugurana birimo pe none se ubwiwe n'iki ko ngusuzuguye mu gihe utaranyumva n'ubundi n'ibijyanye n'akazi pe ntubifate nabi ndakwinginze mugore mwiza morning nizere ko kugusuhuza byemewe Ahangaha tuvuyeyo tugende gatoya. Uyu mugabo arakwanga rero. Uyu mugabo yahawe na ninde wamuhaye Muyango? Ninde wamuhuje na Muyango? Ni Keza. Yanditse ko bahujwe na Keza n'akazi. Nyine ariko ni utanze uyu Keza yafashe uyu mugabo amuhereza Muyango aravuga ati Muyango nguyu umugabo ufite akazi hanyuma umugabo ariko target ya Keza aravuga ati umva rero wa mugabo we Jado cumita umwana. Noneho Keza yirirwaga umva hano reka tukaza no gusangira ntanuko noneho amakuru avuga ko urukunyumva ahangaha Keza atagabwira Kimenya ati Kimenya njya gupfa we ngwino ufata umupuri wa nyauri fresh erega Muyango afite undi mutiku mukumita ati ninde ati n'uwitwa Jado ni kumwe Kimenya akava kwa Keza yaje yasibye agafata Muyango akavuga ati wandaye nyagupfa we ni gutu ujya gusambana ati nsambana nande kuko ahangaha ni wumva ya magambo kugira ngo afate uyu mugabo amuhamagare ana muri coding yashaka ibimenyetso ahereza umugabo we yihakana avuga ati ntabwo umuntu mpura nawe ariko uyu Jado akaba yamubwiwe nande Kimenya mumenya ate yamubwiwe nande na Keza nibyo bavuga ati ibintu Keza unkorera uri shitani urantega umugabo warangiza ukajya kubwira umugabo wanjye ko njya kuryana n'uwo mugabo narahujwe nawe n'akazi so ahangaha niho wumva izi audio reka wumve uravuze cyangwa uvugisha wayamvugisha ntacyo amakuru y'iminsi meza wowe bitese nanjye ndaho narabuze wakomeje kumpamagara ariko hari igihe umpamagara ndi mu kazi navugisha birumvikana yego ariko ahandi wari umeze neza bimeze bo none se nshaka ko tuganira ariko nkanjye nawe nakubaza nimba nta kibazo nashaka kukubaza hari ubwo bwatanze nawe turahura ukama amafaranga 300 muri rimwe ngaho ukabyaramo ni ukuvuga ngo ibingibi by'aya mafaranga ari kuvuga ibingibi yarebwiwe nande n'umugabo we Kimenyi uri kumva ko hari umugabo wamutikuye akamuhereza ibihumbi 300 Kimenyi yabibwiwe nande ntabwo tubizi na Keza ariko Keza kwisanzura akamubwira ati mpamvu ataguha hari
Ayi wamwaye. Aha ngaha tugende. Mbwira nyine nk'umugabo nanjye urumva njye umuntu uvugisha ukuri. Reka byose byigeze bibaho. Ntabwo byigeze bibaho. Twe twanahura basi tukajya no gusangira nta nukuri. Bwaheze reka. Nyine urumva nyine umuntu abagenda yumva utuntu twinshi ariko nta kundi. Wawe n'ujya ubimbaza nk'ubwa reka nta nubwo tura. Aha, wabyumvishe? Mwabyumvise. Umushuti we ninde? Uburetse gato yawumve. Ahantu byavuye. Ntuze wa mushuti wawe n'ujya ubimbaza nk'ubwa reka nta nubwo turahura habe n'umunsi n'umwe. Inde. Keza. Mana ya. Akunda kubimbaza. Ntabwo reka ntabwo turahura. Umva n'urumva kuva cyane. Akambwira ati sawa uburi ngo cyangwa ngo uburi kumvisha. Ntabwo ngo turahura habe n'umunsi n'umwe. Ukuri kuri kujya hagaragara? Aha. Ukuri kuri no gusobanuka. Hari icyo mutari kumva? Ufashe Kimenyi akubwiye agahinda ke, uciye inyuma ufashe umugore ugiye kumutangaho pasiro no kugira ngo byononekere rimwe. Allahu akbar. Ni iki mutabona? Yatuvugisha ukuri? Njyewe ariko Godfa muri make ubyumvishe n'ukuntu mbyumvishe bino bintu kuva ejo, mu by'ukuri abo bagore bombi bari kugwa mu mutego kandi barengana, ahubwo nyirabayazana n'umugabo. Ndakumanura. Manuka ujye kwigisha gospel. Umva nkubwire. Sorry, uretse utinga mike yawe nakuzabe abantu bagufollowing please. Wivange mu bya politiki. Thank you. ako Godfa wagira kamwe. Wivange mu bya politiki madam. Wivange mu bya politiki niba uri umuntu wumva uyu mugabo. Oya, none se abagabo ariko abagabo twaragowe. Nana hano umugabo afite ikibazo. Hagati aho ngaho ntabwo umugabo arazamo nta kibazo afitemo. Nta kibazo aragira. Nukuvuga ngo Keza we yaradiplowinze. Urukumva? Gushaka kosi muri Mossad. Arangije araza akora deployment abiza mu kazi. Aravuga ati rero Muyango nakuboneye ikiraka gishushe. Uti kagira inkuru ati ngo aje ku mugabo aravuga ati wa mugabo we nakuboneye icyuki. Umwana. Urumva? Aha ngaha ngo ejo abivuga Keza yatubwiye ejo Muyango yatubwiye ko Keza yamusabye aravuga ati ariko Muyango utegereje iki wariye umwana. Niko Muyango yego ejo hano. Urukumva? Keza yaramubwiye ati ariko si sheri ubona umutima atari hoti utegereje iki? Ango Muyango ni inshuti wande nako ari kubigira nde kandi noneho akabwira Muyango gutyo kandi the case I mean Kimenyi amuryamye ku bibera ari kumurira ari kumubwira agahenda ko batamupuri. Turi kumwe? Ariko Keza niba narumvise neza yavuze ko kuri telefone. Babigira nde? Uwo mugabo abibwira Keza ati ko mwakingiye. No, hari ikintu utari kumva. Guys mutapi mwakoze kuriyogora abanyarwandakazi. So niba muri okay tuzamura abantu kanze nzane pano no abantu muze mubivugiremo abantu batangira ibitekerezo. Ndatekereza uwo mwazamura. Ariko azamuka abantu bakandagiye mu ishuri sinkeneye educated idiot nkeneye
umuntu kwazagira umuntu ukora kuri exactement wababonye uyu nguyu abafite ni yamenye ibyo ari merci beaucoup ni Jessica ituzamuka ya muri quest muzamure undi tugire vuba jeje ko ntakubona so nana hari audio zindi ngiye kubakira muri fata ku munwa Jessica ukimara kumvishe warira twagiye undi muntu twagiye ya thank you so much mu following go nani Jessica mu following twagiye undi Jado uje gukora iki nje hano kwiyama abantu bameze nka Keza baje nziye mu buzima cyore umanutse Keza kuko mukanyaraza abandi twagiye so urukubita ndi kubabwira nimuza kumva Muyango nukuri kw'Imana umuntu utari kumvira Muyango impuhwe uyu muntu afite ikibazo gikomeye Muyango yaratewe Muyango yaratewe n'ibisambo byamutwaye umugabo haleluya murabibona abona ngo erega niriya firavaho niriya nukuvuga ngo hano ndi gushaka kuvuga haleluya ariko nini hamuona ndi gushaka kuvuga iriya buriya bwato bukanzi bakanwa bukamboroka thank you sweetheart ndi gushaka kuvuga ngo buriya bwato bugahita buba bariya haleluya uwo ninde uyu Gejo shira muri request ese ntaba moderator mfite ngahandagirane kwa moderate abantu bose buzuye ariko mutapinga screen s'il te plaît abantu muri mutapinga screen ko ngiye gukina audio zirimo ntuza izi audio ngiye gukina zirimo nani zirimo nawangu uyitanze nzamuye ya exactement thank you twagiye hano ndashaka kugira ngo ukora kuri goro dukomezanya tuzamuka ko muze mutangira ibitekerezo nizere ko ariko nta muntu ushobora gutanga manigani cyangwa galaxy udashobora kuvugamo utazivuze na nusome bamwita Nelanet urumva iyi saga nimuza kuyitegereza abanyarwandakazi ibi bintu nimuza kubyitegereza uyu ninde nazamuki kandebe ko harimo aha ntabwo arimo muri request nayishiremo ariko burakanze bakongera ko ibyatunganye atatwihute turatunoza mutuvaneho byarasasigaho dutatu twonyine ko turaza kuvaho twagiye so urumva rero shiramo mon frère wandike tukurebe timu Muyango so twumvikana ikintu kimwe ejo harakavuyo cyane kandi Godfather buriya nubwo nabanyujije iruhande ndashaka kugira ngo uyu munsi muze gusobanukirwa ukuri kose ntabwo njye afata thank you so much uyu street ngo yitwa nde ntabwo arimo muri request oya reka kanze nkwereke impamvu bitari kumukundira tugabanya barimo biramutse ahubwo bose bakavamo okay reka mbagukore ninde ba moderator bamfasha moderator bavane wari abantu barimo dutangire bundi urakoze cyane so nimwumva iyi audio abanyarwandakazi urumva ko ni Keza abwiye Kimenyi ati Kimenyi impamvu uyu munsi ataguhaye hari umugabo wamuhaye 300 ubundi amwicunde baho niyo mpamvu ageze mu rugo ananiwe umva kabyarana ndabaye umbwire nyine nk'umugabo nanjye urumva ngenzi umuntu uvugisha ukuri reka byose ntabwo byigeze biba basi twe twanahura basi tukaza no gusangira nta nukuri yo ahangaha Muyango kujya gushaka uyu mugabo w'akazi yagiye kumushaka nyuma y'uko umugabo waje akavuga ati nyagupfa unyima umupuri kuko kujya kuhereza umugabo be
bita Jado uri kumva Muyango aravuga ati uwo muntu nahujwe nawe n'akazi ari Keza umpuje nawe ni Keza wawe nzamura akazamurwa inyongero kora kuri goro nkuzamure kora abantu mukore kuri goro muzamuka umwanya iracyahari beri ku rugero Jessica noneho Muyango nibwo yagiye gushaka uyu mugabo aramubwira ati ko bari kuvuga ko wampaye 1000 tukanyicunde baho bikabiri kunsenyera urugo wa mugabo waretse kunsenyera urugo ko ntarahura nawe uyu ninde ubikoze wamubonye Jessica mukore nk'ibyo Jessica akoze noneho uyu mugabo aravuga ati wa mugabo ko ntimva hano nibyo Muyango ari kumubaza rero nashaka kukubaza ariko twatangiye nawe turahura ukama amafaranga 300 muri rimwe ngaho garuye kuryama ushyize ndabarira umbwire nyine kare byose byigeze byigeze biba basi twe twanahura basi tukaza no gusangira nta kuri bwaheze kare nyine urumva nyine umuntu abagenda yumva utuntu twinshi ariko ntakundi uzi ahantu byavuye ntuzi wa mushuti wawe ujye ubimbaza nk'ubwa reka nta nubwo turahura habe n'umunsi n'umwe Keza mana yanjye akunda kubimbaza ntabwo reka ntabwo turahura umva n'urumva kuva akambwira ati sha uburi ngo cyangwa ngo uburi kumvisha ntabwo reka ntabwo turahura habe n'umunsi n'umwe kandi nyine nibyo sinajya kwirwa uvuga ngo ndabeshya cyangwa ngo ndagira gute ngiye buryo nkunda kuvugisha nimba warabyumvisha ubwo nibishobora kuba ariho byaturutse kuko ajya ambwira ngo naramuhishe nubwo reka umuntu ndamuhamagara ntanyitaba ntabwo twigeze turana rwose kubera ko nyuma ukimara kumpa akazi urumva yari yambwiye nyine ngo muyo amafaranga ayamuha urumva nacyagenda ndi muri salo arampamagara arambwira ngo agiye kugushyira kuri konferanse ngo hari udufaranga yari akeneye arambwira ati mubwire kuri muri salo nyine wohereza uri byuka wohereza amafaranga ndi muri salo wohereza angahe 50 mbaye 50 mbaye 70 hafi nimwohereze nyine ngo yakeneye 30 ndayamwohereza na message ndazikira kuva icyo gihe ngakeka nta wundi urampa amafaranga cyangwa ngo tuvugane njye nawe reka ikindi gihe ahubwo wari wagize ari anniversary y'umwana naho bwatereka rero ngese ariko mbwa ngo naho bwati ngese ndi bujyana ahubwo reka muhamagare bena nimba n'akantu mwoherereza wanda byibuka ko wampamagaye wahamagaye utaritabye icyo gihe ariko abwira arambwira ati ngende mwoherereza ngo agure akantu k'umwana ajyana naho bwati umunsi umuntu ari kunyitaba urumva ari ngombwa nabyohereza ngo 300 aha agenda amubeshyera ko yamugize gute yamutanzemo pasi amubeshyera kwande kwa Kimenyi igihe ari kumwakira agaza ari kumukiza iki mwumve mutega amatwi mwumve mukande kuri yo umane mutapinge tugiye kuri miliyoni mutapinge please mutapinge bataza kutumanura murebe bari kuduhereza ntuza mutapinge mwandike mu good live mutapinge nakundi hanyuma rero njye ntabwo nkunda ibintu byinshi umwiherere ubwo ngira ngo mubaze nyine ntabwo ibindi ntabwo nkunda amazina ntabwo najya mwayo mazina gusa urumva ababivuga nawe nyine ntazi ibyari urumva kubera yuko yabonaga dusa nkaho dusigaye tuvuga nawe n'ibintu yimajinye birabo kuko nanjye yarabimbajije arambwira ngo nisigaye ngo yampaye pasi namishe nabwo reka tugende gatoya Jada avuze ngo nana urahari ndahari ndimo kumva Keza abwira Jada ko yagize gute tugende gake ko yamuhaye pasi mwumve ubwo yagenda umubaze nyine ntabwo nanjye sinkunda amazina ntabwo najya mwayo mazina gusa urumva ababivuga nawe nyine ntazi ibyari byo urumva kubera yuko yabonaga nkaho dusigaye tuvuga nawe n'ibintu yimajinye birabo kuko nanjye yarabimbajije arambwira nsigaye ngo yampaye pasi namishe nabwo reka
ati umuntu tutajya tuvugana anyangamo pasi we iyo pasi arayanze we yakitanzemo iyo pasi cy'abakobwa b'ikigali bashaka gufata umuntu wamugire nk'injiji cyangwa ikigoryi none se ko atambwiye ko atanzemo pasi ko atambwira ati umuyango muhuje n'umuntu njye yambwiraga ngo mubwire ibi amafaranga atambwira tugiye muri pasi basi ngo mbimenye mbe nicaye mbizi ahubwo we akaba ari we wabibwira nako ibintu nk'ibyo bya ahantu haba hari abantu benshi cyangwa umuntu agenda n'abantu benshi utuntu nk'utwo twabura kandi iyo uri umuntu ukuze ibyo nta n'icyo byanagutwara uba uzi ko ari ibintu bisanzwe bibaho cyane cyane ko uba uzi ko nta byabayeho biba kenshi umuntu ahura n'intambara nyinshi ku isi ni intambara no kuba turwana intambara ahandi se umeze ute ahandi ndaho nyine ubwo kwa mbere ntabwo njya nkora na rimwe numva niba hari n'ikintu bizo none nanjye ndumva ntacyo biziho ntacyo ariko urumva nibura nawe urabimenye kandi usanze ko ari ibintu by'ibihimbano bidafite shinge na rugero ubona rero ryari se basi dusangire nibura nako mutapinga screen yavuze ngo uretse gatudumiwe ubwo pe ngo ngwiki guys mutangiye mume atimi what uyu mugabo ntabwo seriye kandi usanze ko ari ibintu by'ibihimbano bidafite shinge na rugero guys mutapinga screen ubona rero ryari se basi dusangiye nibura nako ariko ibintu byo kujya nanga wa mugani kwitaba mbona ngiye kubireka ariko mba nkubwire uzaze kuwa kane nuse n'ujya ukunda kugenda nijoro njya nkubwira uza ahantu twakoreye ababiyani nyine ntacyo njyewe iyo umuntu usanze mu kazi dushobora no kuganira iyo hantu twiteze uzaze nko kuwa kane oya wenda kuwa gatanu cyangwa kuwa kane kuwa gatandatu ahantu dukorera ni rwasiterera hari igihe haba harimo urubyiruko rwinshi niyo uzaze twicare tuganire ahantu bakoreye wowe uri bizi uri mu kazi abantu benshi n'ibiki urumva bose bagushaka ahubwo wambwira ati uyu munsi niyo ndakora urumva njyewe tuzahure isi yose ndakora kuva kwa uretse kwa mbere ndi muri no ahangaha Jado yakomeje kugira Jado yakomeje kugigira niho izi message zavuye murebe murabibona nyuma yaho urabona ko yakomeje kugigira muzisome ngizo noneho ni ukuvuga ngo uyu Jado kugira ngo yunamuke kuri Muyango urumva yamwunamiye kuri iyi message ngiye gushyiraho mutapinge mpita nyishyiraho mu guys tap the screen tapoter la famille yakora abantu kandi ugasanga uwo mugabo yubatse egoko n'abana benshi ni ukuvuga ngo hano rero ni ukuvuga ngo iki ngaha umuntu wari utegereje buri mu gitondo na nimugoroba Keza yahamagaraga nde Jado nturayikozamo ati Jado na nubu ati woya Jado utegereje iki Jado neza kimenya yahe makuru nkeneye ikimenyetso bivuze ko ahangaha Muyango iyo akora ikosa ryo kumanika akaguru kwa Jado that's why muri coding bigahita bijya kwa Keza akabwira kimenyetso dore kuva ku giti dore umuntu ngo ni wanje papa ni ukuvuga ngo yatanze pase kwa Muyango ahita abwira yatanze pase ahita abwira umugabo bita Jado ucumita umugore we
ariko ibintu mutari kumva akajya kwa Kimenyi akajya kwa Jado ntabwo urayikozamo undi ati woya terega buretse 300 yayamuhaye tayikozamo Kimenyi akajya kwa Muyango ati bagoye 300 baragucumita niyo mpamvu rukunyima Muyango akajya kwa Jado wandongoye umpa 300 ati woya ati none biri kuva he ati uwo bita Keza arambaza niba nayikojejemo Bizini muri Turuvuga ngo habagayeho circle. Ukumva? Nukuvuga ngo Keza bagazaga Jado akavuga ntago biraba. Agahita Keza akabwira Kimenyi ati bamaze kumurunga gutanga kwa Kimenyi. Urukunyumva agatanga amakuru ataraba. Noneho yabibwira Kimenyi akajya kwa Muyango ati bakurongwe baguha turuwasi. Muyango akajya kwa Jado ko wandongoye ngo kutarabonana. Sina muri kumva icyo kintu. Yeah. So now you get the point. Yeah. But I have my opinion. Allez-y. Mutapinge mbere ko cyambira screen ya gatatu. Mutapinge. Ndabizi ko ibi ngiye kubivuga ni ndangiza nigendere rero Godfather. Hari n'abari bishimiremo ariko ndabizi yuko ukuri kuryaryana. Cyambere bose ndabablaminga the call recording. Cyambere ashobora kubaho self defense bitewe n'ibyo wumvise. Icya kabiri ntabwo ndi blaming abantu ejo batatse Keza kugira ngo abashe kuvuga nanjye ariko reka mvuge ni ndi umunyamakuru sibyo ndashaka amakuru ndashaka amakuru ndayagukuramo da niko kazi ka ndayagukura ndi bukora ibishoboka byose nyagukuremo kuko niyo nshaka nawe nuba ikigoryi urayama sibyo Godfather aho ngaho hari abantu ndi burengere. Ikindi cya kabiri ndablaminga my own daughter kuza hano akemera ko bamwanjama agacika